Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukabura ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira ibiganiro nkugezaho umunsi ku munsi ku Nkomangiro TV. Nizere ko umeze neza, utameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana, inshuti yanjye ntabwo ariko bizahora. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora. Paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe ntabwo zishingiye kuri ubwo buribwe. Niba urwaye humura uzakira. Niba kandi uri no mu bukene humura siko bizahora. Oya ndaguhumurije. Hari igihe Imana yubura ifishe kubera ko ifite inzira nyinshi zirenze iz'imyenge ya supanete. Ntabwo rero izabura aho ucisha ibyawe ngo nawe bikemuke. Icyo dusabwa ni ukuyiringira no gutegereza. Ijuru riragukunda ntabwo ryagutekera ibipfu bye. Oya. Rigomba kugutekera ifunguro rimeze neza ririmo intungamubiri ririmo n'intungabugingo. Niba ubyizera rero humura, komera, shikama. Imana ntabwo igihana abayo. Uyu munsi nje kuganiriza abantu bafite ibibazo cyangwa se bafite uburwayi bw'inzoka yitwa amibe. Aho usanga iyi nzoka ikunze kwigaragaza cyangwa se ikunze kugaragara mu bantu mu bihugu bimwe na bimwe biri mu nzira z'amajyambere kubera sometime haba hari isuku nkeya, ariko kandi burya n'iwawe nubwo wabura uri ahantu hameze neza ariko iyo utitonze iyi amibe ishobora kukwataka, dore ko kandi ishobora no kukwatakira naho wicaye. Wari uzi ko umuntu urwaye amibe yamurenze ashobora kwicara ku ntebe nawe wayicaraho ukandura iyi amibe? Wari uzi yuko igihe uvuye ku musarane udakarabye intoki neza amagi ya amibe ashobora kororokera muri izo nzara udaca? Niyo mpamvu rero isuku igomba kuba isuku, sibyo? Amagi yayo kandi ngo ashobora guhuhwa n'umuyaga ava hamwe akajya ahandi, akaba yajya mu bidapfundikiye. Nkangurira abantu kujya bapfundikira ibyo kurya. Hari ukuntu umuntu ateka akibagirwa gushyiraho imipfundikizo, kuko biriya bintu bizabatera amibe urugo rwose. Yego, ubwo rero iyo bidapfundikiye kandi ibyo biryo biri buze kuribwa urumva ni ikibazo. Ni ngombwa rero kubigirira isuku. Mbere na mbere rero ita ku isuku. Nibyo nahereyeho mvuga, kurya ibintu bironze. Ntukavana urubuto ku isoko ngo uhite ko ururya. Ntukavana imboga ku isoko ngo uhite uzikata uziteke. Oya, ahubwo uri korora iyi nyagwa y'inzoka yitwa amibe kandi ni mbi cyane, ifite ingaruka nyinshi ndaza kukubwira. Kwita ku byo uhanaguza ibyombo. Hari abantu batita kuri ibi bikoresho duhanaguza ibyombo nk'ama essuie-vaisselle, ugasanga yihanaguje ukwezi kwa mbere kurashize, ukwezi kwa kabiri essuie-vaisselle yabaye umukara ntacyo bikubwiye. Ariko burya niba uri umuntu ukoresha essuie-vaisselle yimenyera isuku, umenye kuyifura kandi uyifurisha amazi ashyushye, sibyo? Nibyo byiza. Nibigukundira uyanike ku zuba hanyuma uhanagura ibyombo byawe. Ikindi kandi ushobora no koza ibyombo byawe ukabishyira ku zuba. Izuba Imana yaturemeye rifite ububasha bwo kwica ama microbe. Iyo rero wanitse ibyombo byawe hanyuma ukaza kubibika, yego hari igihe akavumbi kaba kagiye ugahanaguza essuie-vaisselle kandi nayo imeze neza, ukaza kubika ibyombo byawe bimeze neza, bizagufasha cyane, sibyo? Reka mbere yo kukubwira imiti, reka mbanze nanakubwira ingaruka cyangwa se ibimenyetso bishobora kukwereka ko iyi amibe uyirwara. Hari umuntu ugira intege nke mu ntekerezo, ni ukuvuga ngo ntanatekereze neza. Biba bivuze ngo ashobora kuba arwaye amibe, sibyo? Icya kabiri, akishimagura ukava muri dushe ugafata undi mwanya wo kwishima cyane, ukishimagura ukumva utuntu turi kukujombajomba. Nagira ngo ngutangarize ko ushobora gusanga urwaye amibe. Hari n'abandi barwariye amibe bakakunda kugira umuriro, ukibaza n'umuriro nawutewe n'iki? Kumbi ni amibe iri kurushaho kukurenga. Gushaka kwituma wajyayo cyangwa se kwiherera cyangwa gukora ibikomeye wajyayo ukazana icyuka. Wumva ushaka kwituma, ugiye ku musarani, ugezeyo ntabwo haje ahubwo haje ibintu by'ibyuka. Nubyibonaho umenye ko ari kimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye iyi amibe. Kumva unaniwe ntacyo wakoze, ukumva ufite umunaniro ariko kandi nta kintu kigaragara wakoze.
ibi rero bizakwereke ko watatswe n'iyi ndwara. Noneho hakaza ikindi kimenyetso, amaraso akajya atangira kuba make. Ujya kwa muganga bakakubwira ngo amaraso yawe ari kuba makeya, ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko amibe yakwatatse. Ku bagabo rero biba bindi ko bituma habaho puissance sexuelle cyangwa se uburemba, cyangwa se kutagira ubushake, cyangwa se kutagira imbaraga mu gikorwa cy'abashakanye. Nimbi rero niyo mpamvu uba ugomba kuyivuza. Amibe itera utubyimba muri nyababyeyi, ni nayo mpamvu umubare mwinshi w'abadamu usanga barabujije gusama, nta kindi cyabibabujije ahubwo ari amibe yabarenze. Ariko inkuru nziza ngo ufitiye ni uko burya amibe yivuwe irakira. Ninde wakubwiye ko ugomba gupfana amibe cyangwa kuyimarana imyaka myinshi? Ubuhamya bugiye buhari bw'abantu bakize amibe, niwizera ugakoresha ibyo njya mbabwira, ni ukuri ubuhamya buba ari bwinshi. Mujya mu makomenti, nababwiye ngo ntago nzaza kubabeshya hano ngo mukunde munyemere, ujya mu makomenti. Hasigaye njye icyo ntakwemeje, Mwuka Wera ajye yemeza umutima wawe, hanyuma ukoresha imiti nkubwiye, uzagaruka ushima. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanze, kandi nkwibutsa gukanda like. Nshuti yanjye wambabari ugakanda like, ko atari ibintu bigoye. Hanyuma byagushobokera ugakora share, ugaha abandi bantu ubu butumwa bwiza mba mbagezaho, sibyo? Ukandika muri komenti icyo wanditse. Iyo mbonye mwabihuriyeho muri benshi, niko guhita ntegura video nkakivugaho, sibyo? Hari abantu bajya baribwa mu kiziba cy'inda babitewe nuko bafite amibe. Hari abantu bajya batoranya ibyo kurya, ibi nabirya ibisimbirye, bitewe na amibe. Hari abantu bajya bagira constipation cyangwa se kugira impatwe, yajyayo bikaza bikomeye uyu munsi, ejo bikaza bireduka, ejo bikazanana n'amaraso, kumba ari amibe. Ndagira ngo ngutangarize ngo amibe irakira. None se wayivura ukoresheje iki? Tega amatwi neza. Ikintu cya mbere ugomba gukoresha, fata ikiko kimwe cy'ifu ya time, ufata ikiko kimwe cy'ubuki, ufata ikiko kimwe cy'ibumba ry'icyatsi n'umutobe w'indimu imwe. Ibyo ngibyo bivange, ushobora mu mazi meza, ushobora kubiraza mu gitondo ukaza kuyungurura ubwo butepfutepfu bugashiramo, hanyuma warangiza ukanywa agakombe kamwe mu gitondo, akandi ku mugoroba, hanyuma ukabikora iminsi 7. Amibe ngo mutahe. Uzabigerageza uzabibwira. Ikindi kandi gufata ibumba, nanone ikiko kimwe cy'ibumba ry'icyatsi, ufata ikiko kimwe cya time, cy'ifu ya time, ugafata nk'uduheke nka 3 twa tungurusumu, hanyuma warangiza ukabivangira mu gikombe, nabwo urabiraza, sibyo? Uyungurure unywe, hanyuma ubikora iminsi 14 wikurikiranyije. Ndagira ngo gutangarize ngo amibe yawe izakira. Amibe yawe izakira, uvuga uti ninjye wari urwaye amibe. Bira byose bizakira, usigara ushima Imana. Reka nsaba Imana yo yampamagaye ngo ikorere muri uyu muti. Umuntu wese uzawukoresha azagaruka avuga ngo amibe yarakize. Kandi ndabihamya ntashidikanya ko Imana irakiza. Ijambo ryayo ryarambwiye ngo ndakiza kandi nkabigaragaza. Izabigaragaze izabigaragaze iki kinkoze izabigaragaze ibakiza, muzagaruke mushima. Ndabakunda, Imana ikandusha.